muri iyi minsi kubera abasobanuzi babaye benshi amafilimi yabaye menshi hari ukuntu umuntu yicara akibaza ati se ndaza kureba filimi izi gute ko nikunda filimi z'imirwano nikunda filimi z'inkota ugasanga wabuze filimi wareba ino coro nta kintu yizaniye nayizanye ikwereka filimi nziza filimi wareba bakunda filimi za drama filimi z'imirwano uzajya usanga kuri ino channel ifilimi iri imbere yanyu bayita 11 Rebels ni filimi yatkomotse mu Buyapani yakirwa mu mwaka wa 2024 iyi filimi yatwaye amafaranga menshi irimo abakinnyi b'ibyamamare bano bakinnyi bose muri murahanga murabazi iyi filimi irimo abagabo batangira abanyabyaha bafungiye muri gereza harimo n'undi mugabo barafatiye umugore ku ngufu ari abasirikare b'Abayapani babikoze bikarangiye agiye kwihorera yamara kwihorera bakamufata bakamushimuta bagahita biba ngombwa kubera ko ingoma y'abasamurai yari irimo irava ku butegetsi hari abandi barahora baza kubiguza uwo mugabo nawe gategere muri abo ngabo bakabohereza ahantu ngo bagiye kurinda aba ngaba uri murareba imbere yawe ni abanyabyaha ndimo ndakubwira nyine bari bafungiye muri gereza uno musaza yari umunyabyaha uno mugabo wundi uri ibumoso bwe nawe yari umunyabyaha bone bose mbese uri murareba byabaye ngombwa ko leta ibafata ibohereza ku rugamba ibohereza ahantu ngo bajye kurinda gusa harimo akana disi akana kakiri gatoye kagahungu akana nyine ngo kari karakuze gafite isura nziza nyine twadusore twari utu Jackson dufite udusura dukurura abakobwa n'igitsina gore disi uno mwana ageze ku rugamba kubera batari bamenyera ibintu by'urugamba yaragiye kwigira hanze ibintu by'urugamba tubimenyereye barashe igisasu kimutwika isura yose dore ukuntu yabaye bivuze ngo uburanga yari afite bwakururaga igitsina gore ntabwo yari agifite uyu nawe uri mureba hangaho wigize umwiyahuzi nawe uri nakubwiye wari ufite umugore abasirikare b'abasamurayi bakamufata ku ngufu akaza aje kwihorera bikarangira nawe bamuzanye mu rugamba disi nawe byarangiye bamwohereje ahantu kurinda dore uko byagenze nuko nguko byari umunsi umwe yaraje asanga umugore warimo ararira ari kumwe n'abandi bagore abaza umugore ati se madamu wanjye bigenze bite ati se n'abasamurayi filimi z'ubwenge nk'izi ngizi ndikaje zigucika yibayise ngo 11 Rebels hano harimo ikigo cyitwa ngo Mizoguchi yarameze nk'aho ari umujenerali w'ingabo zari zirimo ziratsindwa noneho ni nayo watanze umusada ko bafata bari abantu bakabohereza ngo nabo bagende bajye kurwana barwane basa nk'abarimo bararinda amarembo kugira ngo ziriya ngabo zindi zirimo ziraza gutera kino gisirikare cyari kirimo kiratsindwa zize kubura ahantu zinjirira nibwo rero barimo baraganira mu buryo baraza kuba bakohereza ahantu bakavuga bati hari igiturage cyacu kiyobowe n'umuyobozi cy'umwana uriya mwana dushobora kuba twamwinjirira akabasha kuba yadufasha akaduhereza nk'ingabo ze zikudufasha kurwana hanga bari mu nama bavuga ngo nibiza kuba ngombwa yuko zira imperi abi batazi kuba barekura agace kitwa Nagaoka bari bafashe bari buze kubataka babafate babice bati nituza kujya kureba uriya muyobozi w'umwana uyoboye iriya karitsiye akanga kuba yaduhereza ingabo ngo zidufashe kurwana turaza kwifata nk'aho yigometse abaturage be bose tubice n'igiturage cyose tukirimbure izi filimi ubundi abantu barazikunda nanjye ndazikunda nuko ziba zarabuze ariko ziboneka gakeya dore niwe umuyobozi w'umwana barimo baratubwira wajyaga yitoreza ku basirikare be kurasa agafata inkone ze yabaga yizeye akazitorezaho kurasa ni umwana nyine bura niyo waba uri umuyobozi ariko nyine ntabwo aburamo akantu k'ubwana ntabwo kaburamo rero uyu ni umuyobozi wayoboye akiri muto ariko bura niyo waba uri umwana hari abantu burusha ubwenge n'impamvu biba ngombwa kubaguhereza ikamba ndetse n'intebe ukabayobora nkuko nanjye bano bana bandi bose bayoboje inkoni y'icyuma kandi bafata nka roromodo wabo yego barakwereka rero uwo munsi uno mugabo yari amaze gukora ibyo byaha byo kuba yajya kwataka abasirikare b'Abayapani ngo bamufatiye nyine ubwo n'abasamurayi n'ubwo Abayapani uzi kumva abasamurayi dore yatatse umuntu aramwica ngo yamufatiye umugore ku ngufu birangira bamufashe bamujyana ahantu kumubamba dore ikintu cyari cyamufatiye umugore ku ngufu yaraje aracyataka aravuga ngo pawo wanjye gerawe uraza kumfatira umugore ku ngufu arayize ukigira nkaho nta cyabaye yaramwatatse amuteragura ibyuma undi yari yiviriye +1 yisindiye yitaye undi aramwataka aramwica rero uwo mugabo wamufashe bamutambikanye umugore yari itambitse gusa bibi by'ubusa dore ngaha babazanaga ahantu muri karitsiye nyine bakabatambutsa abantu bose babireba bakabazana ahantu bita ngo inyabihanga handi bajyaga babambira abantu kera na Yesu numvisha Yesu uretse numvisha ngo bamubambira abantu bazi inkuru zo muri Bibiliya muraza kudufasha ubwo rero ingabo zari zirimo zirataka nyine zino zindi zari zirimo ziratsindwa ubwo nyine babitaga ngo Imperial Army abatsindwaga bo nyine igisirikare kirimo kiratsindwa
cyitwaga ngo Alliance. Imperial Army yabaga ikomeje kwigurira kuba yagaba ibitero bibaza ngo se zino ngabo za Alliance zo ni heza afashe ngo abariho tujye guhita tuzambura tuzikubite nyine bakazikubita bakaziru yego murabyumva. Ni nyine ngenza yanzibazanira. Uno mugabo rero yari yaje hanga gusaba no musore wari biranga mu nkota amubwira ati ndashaka yuko ujye muri bara abaturage biwanyu ukabumvisha tukareba ufite umutima wakomera kuza gufatanya natwe. Abanga baravuga ngo turashaka umugenda mukarinda ari ya marembo cyase ikintu twakwita bura nk'ikizara nk'icyambu cyase yapfa ibirindiro ku buryo abasirikare barimo baratwataka batazi kubona aho banyura. Uno mugabo wari bari bafatiye umugore ku ngufu yaravuze ngo reka ntago ngiye nshobora kuba nabafasha ngiye ntago ndaza kubakurikira ntago bishoboka. Baramubwira bati turimo turaguhereza imbabazi nk'umunyabyaha kugira ngo nuza kuba wamaje gutsira tukureke witahira, nubyanga turakohereza hano hantu hari abantu barwaye korera barimo bararuka umunsi ku wundi, wowe hitamo tubwire uraza gukorana natwe cyangwa wapi. Hano mugabo wari ufunze umutwe ngo nta kuntu bamufatira umugore ku ngufu ngo nurangiza ngo umubwire ngo mubwire ngo ukore ibi ngibi. Ariko buriya umugabo urimo arenda icyubahiro cye nta kintu bamubwira ngo acyemere. Buriya ngo bajya ngo icyubahiro cy'umugabo bwa mbere kirabanza kikaba umugore we, yamara kubyara icyubahiro cye kikaba umwana. Buri abagabo benshi iyo batarwanye bapfa abagore bapfa amafaranga, iyo badapfuye amafaranga bapfa icyubahiro. Kandi umva icyubahiro nyine ni umugore n'abana. Buri umugabo nimba uri umugabo uzi kutarwanirishemo umugore wawe cyangwa abana bawe cyangwa umuryango we muri rusange, ubwo akantu k'ubugabo turagakuraho nyine. Akantu k'ubugabo ni ukureba ukuntu tuba tugashyize ku ruhande nubwo tutazi ngo ubugabo bwawe bungana iki. Ari ubugabo bwawe ni ukubura ubasha kurinda famiye. Dore kakana nababwiraga rero, kakana batwitse isura ni kariya kanze nkabereke neza. Kakana dore naka ngakado, kakana avuga ngo ntabwo kagifite uburanga bugikuru igitsina gore naka ngakadisi, baragatwitse kari keza kara kabogari. Muri iyo filimi rero ntabwo filimi nk'izi ziryoshye waburamo abantu nyine baba bimereye nk'amapanci. Iyi filimi nyine nago ngo ni filimi nanjye narebye ndavuga nti nk'iyi filimi rwe kweri bundi yabaga heyi. Iyi filimi zo kujya kuba DJ babwire bayiguhereza yitwa 11 Rebels. Rero ahangaha bari bamaje kugera kubirindira hano ugomba kuba barinda. Hari abatabasha kumva rero imyumvire y'abasamurayi, bakubwira ibintu by'abasamurayi ukuntu ngo abasamurayi babayeho uburyo barashaka ko muza kurinda ntubyumve barakurapuraga. Uyu nguyu byageraga ninjoro akabacika akigendera, wa mugabo nyine bafatiye umugore ku ngufu. Sasa bakiri muri ibyo ngibyo rero akimara kubacika bahise baterwa na cya gisirikare nyine bavuga ngo barimo bararinda ngo bataza kwinjira. Igisirikare cyose kibatera amasaha y'igicuku intambara bararwanye kuko inkomere ziba nyinshi. Kandi bibuke bano baturage harimo abaturage batazi kurwana, bibuke ndabanyabyaha bari barikoreye ibyaha, barabwira ngo mwebwe bye ku rugamba numara ko ari umwaro tsinda tuzabahereza imbabazi mwitahire. Rero iryo joro batakwa umujenerali waje urwo rugamba bamuciye intoki disi arapfa. Urunguru rero kubera ko nyine ariko rwari rwatorotse barafashe baza kubaza ngo kubera iki ushaka gupfa vuba ugapfa hakiri kare. Kikiramubwira ngo rwose ngiye ibintu byanjye byo kurwana sine nabirimo, niyo natsinda niyo narwana ibiki nta kirunzungu kabona ubundi abasamurayi bamfatiye umugore ku ngufu ntago icyo ngibyo nta kintu bizahindura. Cyane cyane gifunze umutwe ngo nta kuntu wagifatira umugore ku ngufu ngo cyohereze ku rugamba. Timukore ibyo mushaka ngiye ntacyo ndaza gufatanya namwe rwose, n'ubundi nzajya nkomeza mbacike, niyo mwamba bari nzajya nkomeza mbacike. Hakuno rero ku rundi ruhande wa mugabo nyine bitwa Mizoguchi, urabizi nyine nabara abasikare bafite imiryango. Uretse ko n'umugabo nyine yari afunze umutwe yavuga ngo igitsina gore ngo nta hantu gihura na politike. Uyu mugabo ikindi gitangaje ko n'umugabo bitwa Mizoguchi yari nyine urabizi kubera ko ari umujenerali niwe ufite ubushobozi bwo kuba yafata abantu akabohereza ku rugamba. Urumva nk'ingabo muri izo ngabo yohereje rero hari harimo umusore wakundanaga n'umukobwa we. None umukobwa yari arimo aramuza ati se muzehe ko numvishe ngo umugabo wanjye wamwohereje ku rugamba ukaba utambwira ukuntu urugamba ruhagaze ubundi bimeze bite. Umwana akabwira papa ati impamvu mbizi ko wohereje uriya mugabo wanjye nuko mbizi ko ejo bundi mwahuriye mu mirwano y'inkota kandi muri iyi mirwano y'inkota yaragutsinze nicyo cyakurakaje. Disi uwo mwana bari baranamuteye n'inda. We abantu bakundana se nuzi ukuntu ngo umuntu ngo agira gutya ngo akanamanyo ngagira gutya. Abantu mukundana murabizi.
uyu nguyu rero hari undi mukobwa bari barafatiye ahantu ku ruhande nyine b'abakobwa babicuruza ku muhanda b'abamotari, yaraje yegera kino kigo gihora gishaka gucika, aravuga ati se wa mugabo we ko mbona urimo urashaka gupfa, numara gupfa umugore wawe azasigara ari wenyine, nta muntu azasigara afite wo kumwitaho, yego kuko bamufashe ku ngufu ndabyumva, ariko se numara gupfa ukagenda nta byaha byose baguhanaguyeho, urumva umugore wawe wazasigara ameze ate muri quartier, bazamubona bate? Gusa muri abo basirikare bose murayi bari babohereje ngo bajyane n'abari abaturage b'abanyabyaha, harimo abandi basore bafunze umutwe w'abasirikare baza kuganira ku ruhande, wa mukobwa w'umutari nyine w'indaya nakubwiye nawe bazanye w'umunyabyaha ari ku ruhande nawe yaje koga ahantu ku mazi, arabyumva arimo baraganira bavuga ngo nibamara kuba bafata igihugu nk'uko bishaka ngo bano bantu bose bazahita babice mu ibanga ntawamenye icyabaye. Kwereka hakuno ibitero byakomeje kugabwayo, bakajya batungura bakabatamo ibisasu basinziriye. Iyi ni intambara nyine, ni intambara yo kubohora igihugu. Maji twazirenze mitare yeze ziranihira. Gusa abangabo ubwo bari batatse nyine ni babasirikare ba Imperial Army, babonye umwotsi mwinshi batari biteze, baribaza ngo uriya mwotsi ni kumbe mu mwotsi bari babatezemo ikintu twakwita nka gaco. Akagoco niko hari bihishemo babasaza nabwiye b'abanyabyaha. Buriya bari abasaza bose ureba na sogokuru wawe buriya ntukajya umwizera, hari igihe sogokuru wawe yaba yarahoze ari nk'indwanyi utabizi, ndetse cya kigoryi ntikizi kurwana, ni kwa kuntu usanga umusirikare yifitiye imbunda akakwirukana gutera imijugujugu, akajya kwirukankana gutera umujugujugu agukubita inkoni kandi afite imbunda yuzuyemo amasasu. Gusa muri abo basirikare hari harimo wa mwana nyine twabonye wimereye nk'inzanga, yari afite ubumenyi kuba yakubasha kuba yakora ibintu nyine by'ibisasu. Ibisasu biturika buriya ngo nta muntu ubura byose. Intambara yarakomeje, baje gufata rero umwe mu basirikare bari baje babateye baramubamba, umuvandimwe wa Kibibona yarababaye. Barakomeza disi kutwereka ahantu wa mwana yakomerekeye, ni igisasu bateye bati disi uburanga bwe nta bugihari, ya sura yakuraga igitsina gore bayitwitse. Muri filime urugamba rwararangiye, baraza bariheba, batangira kubaza general wabo ngo muraza gukora iki. Uno musore wawe ni nyine bafatiye umugore ku ngufu, ntibwatinze se abatunga imbunda bano bari babuyoboye, arababwira ngo ibyo mwakoze murabizi, bano ngumburi mu biki. Disi bari bamaje kuba bavumbura ko bano bose nta rukundo bari bafite, bano basirikare nyine bari barapanze ko intambara nirangira bamaje kuba bafata agace bashaka ngo bazahita babica bose, bakabica nkaho nta cyabaye, bikaba mu ibanga. Uri filime witonze nyine akarona kari kapu ndimo ndagukorera, nushaka gukora filime yose irambuye uze kujya kwa DJ ubwire ngo mumpereze filime yitwa 11 Rebels, kandi biguhereza itari mu ijwi ryanjye, yakozwe n'undi muntu, uretse ko nta n'undi muntu wayibasha. Bano bana bandi bose basigaye ndendiro modu wabo basigaye bankunda, basigaye bamfana, kandi nawe niba utari wareba filime zanjye ndakurarikira, nakubwiza ukuri ko nta rongo ngiye kuzajya ntuma mugira mu gihe nkihari kamemu encore pesa. Inama yariciye irakora nisanga nta wundi musobanuzi bakwiye kureba uretse ngiye bura nanjye musobanuzi w'umwana mwiza, ni ngiye musobanuzi ufite permis na provisoire mugasobanuye, ni ngiye mfite carte jaune na assurance, ni ngiye musobanuzi witonda, nanjye musobanuzi mbacaka ko nimba uri mureba filime yanjye mbere nkaho uri mureba filime y'umuvandimwe wawe, filime y'umwana wawe, filime ya musaza wawe, ku buryo nyine ibintu tubijyana muvuga ati cyo kora muvandimwe arasobanura, cyo kora umwana wanjye arasobanura, barakwereka muri iryo joro wa musore nk'uko bakubwiye nyine bura ngo iyo niyihoramo yarongeye aracika. Ubwa mbere yaracitse intambara yarongeye aracika disi ninjoro, imvura irimo iragwa, imvura ari nyinshi, arongera asanga ba basore bari babatenga arashaka kubajoyininga. Uri filime barakwereka wa mwana wahiye isura, yaraje biba ngombwa ko yitanga ajya guturitsa ikiraro kugira ngo bari barimo babatera batazaba naho binjirira. Wa musore na wamanukira mu mazi, agwa mu mazi. Ndavuga wa musore nyine uriya bafatiye umugore ku ngufu, ntibwatinze nyuma y'iminsi myinshi byaje kugaruka, bose bagaruka ari baziba. Nyine ndimo ndavuga wa musore bafatiye umwana ku ngufu, bafatiye umugore bamufatiye umugore ku ngufu. Ntibwatinze batangiye kujya gucukura ahantu mu ishyamba ngo bashakemo ibintu twakwita nka black water, yego aba ari amazi y'umukara nyine, amazi bafashe kuba bavanga ku kintu kigaturika cyane kabone n'iyo imvura yaba irimo iragwa. Barakwereka ndi kuvuga ngo basogokuru banyu, dore basogokuru banyu ibintu bakora,
baba ari abanyabyaha. disi muri uko kubatera b'abasirikare babateye abarongeye bicamo umwe muri bo. Abasirikare b'ibwami bakomeje kuba bafatwa. Wibuke bano basore baranga kuri bino birindiro bahagaze hano nka Alliance ni cya gisirikare nyine cyarimo kirimo kirakurwa ku butegetsi, gisa nkaho kirimo kiratsindwa, kirimo kiratakwa n'ingabo zishaka kuba zafata igihugu kigahita zigahita zikigarurira. Abangaba rero barahanga bararinze cyane, nyine intambara yakomeye, n'ubwo bwose ari abaturage barimo bararwana umunsi ku wundi, barimo bararwana ubutitsa, ntago batuje. Yego barakwereka hakuno rero umuriro waragiye umuriro, baribaza bati se mu mujyi biraza kugenda bite? Babaga baranga bategereje ngo bariye ko mu mujyi ngo bazarasa fireworks, babwira ko nyine mu mujyi ibintu byatunganye byagenze neza, mubashe kuba basubira mu rugo. Bacira aho ngaho ingabo zarabatezi batera ari nyinshi, disi bari bazi ngo ni bene wabo baje, kumbi barabagambaniye, barabatatse bose barabarasa barabica. Umugabo yaje avuga ngo ngewe umwana wanjye witwa Kana yaje ambwira ngo nimbahereza imbabazi, gusa ngewe nta mbabazi nabaha. Wa mugabo mizo guca bohereje yarabagambaniye inyuma na nyuma arabatera. Na wa musore disi yohereje amubwira ngo giye nawe n'umuryango wawe mu biganireho turebe ko umwe muri mwe yabasha kuba yakwitangira igihugu. Nawe yarari muri abo ngabo bari baje kubica, kubera ko inshingano bari babatumyemo bari bazirangije, gusa uko barimo bararwana. Wa musore nyine naramagiye bari bafatiye umugore ku ngufu, yararanga ari kumwe na wa musore w'inzanga, byose babireba, byajyaga mbere byose barabirebwa. Uburyo igisirikare cyabohereje cyangwa se leta yabohereje yari bagambaniye, ibohereje igitero ngo ibice, ndetse nk'ibyo bidahagije niwe bohereje umuyobozi wabo mukuru yavanye y'imbunda arasungura usa nkaho yubuye kino gitero cyari kirindiye ahangaha. Uyu nguyu yaramubwiye ati wa mwana ivanga wigendere, runo rugamba ndaza gusigara ndi bunda rurwana njye nyine ntari bigendere. Buriya rero umuntu w'umugambanyi, umuntu wagambanye rimwe yakongera akanagambana, aravuga ati rero angaba bose baraza n'ubundi kurangira batwishe, nicyo gihe nako kanya ngo natwe tubatake tubice. Ubwo ngubwo wa musirikare nyine cyangwa se wa muyobozi w'umwana yakomeje kuba aho ngaho, yaje kumenya ko ngo hari suicide squad bohereje nyine nk'ikipe y'ubwiyahuzi ijya kurinda ahantu ngo atazabinjirana. Umugabo mu gutaha umwana yaje kumenya ko ise burya atari umwana mwiza, yatatse ahantu hari umugabo we, abantu bose akabica, umwana nawe birangira yiyahuye. Ubwo umwana we ni wa mukobwa witwa Kana nyine wari ufite umugabo we bari boroheje ku rugamba, nawe bikarangira apfiriye yo, kandi nyine bikarangira uwo mugabo yari yaranamuteye n'inda, birangira uno mugabo yatatse umukwe we aramwica, umwana we akibimenya yaje guhita yiyahura. Wa mugore wa mugabo rero witwa Naramagiwe nawe bari baramujyanye mu nzu zicuruza kuri make rumva leta iyo yagufashe umugabo wari umunyabyaha nta kindi bakoreta bo kujyana ahantu bakakugurisha. Niko kera byabaga bimeze, uretse ko ngo human trafficking bitakemewe. Niba bagufashe ushaka kugira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, ibihano byarakomeye gushaka kuvuga ngo byari nyine mwihaye ngo wampaye passes, wenda nk'umuntu akahita guhereza ngo pass ngo yicyana nka Prince Waziri, nkamwe ati so Waziri ko mfite misi bicere byanjye n'amayoga wanzaniye icyana hano nkakwereka. Iyo leta yibeshye ikamenya ko ibyo bintu wabikoze, hari ibihano byaguteganyirijwe. Bivuga ngo urimo uratanga pass nyine bifata nkaho urimo urashaka inyungu mu mibonano y'undi. Harya ni imibonano ni imiki? Ni imibonano. Bwatinze rero barakwereka filime yakomeje kujya mbere inyuma, babasire baje kurwana baratsinda, gusa rwa rugamba rutoroshye, igihugu barakibohoza, gusa bakibohoza bose nta numwe wasigaye ari muzima, bose barabatatse barabica. Biriya bavuga ngo buriya ngo tubajya tubura turimo turabyina mu munezero w'igihugu, igihugu gifite umutekano, tutazi ngo ibintu ngo byagenze bite, habaye iki. Byose ni ibyabaye. Wa musore wari uyoboye igitero cyangwa wari uyoboye ikipe yari irimo iranira kuri biriya birindiro, baramwatatse baramwica, ndetse si ukumwica gusa, bamwicanye n'abo yari ayoboye. Urebe buriya si kubura abantu bose bakohereza ku rugamba kugira ngo baragukunda, ariko baba bagukunda. Ntabwo aburamo abagambanyi bashaka kugende wipfire, ndetse niba ubonye utapfuye baraza bakakwica bati yaguye ku rugamba. Bangaba niba basore nyine bishize ngo ni ibyigombe 11. Abo ngabo nabari basigaye kuko intambara yagenze, intambara barabataka umunsi ku wundi bakabica bakabarasa. Gusa nka ibyo bidahagije,
ntabwo leta yabohereje yigeze imenya agahinda kabo n'umubabaro wabo ngo bamenye ngo byagenze bite habaye iki kugira ngo igihugu cyabo bakirinde ndetse bakirindire kuraho bose batabasha kuba bareba. Izo ni intambara bagiye barwana ndetse banazirwana umunsi ku wundi. Urebe abaturage batari bazi kurwana, harimo abasirikare bake bari bazi inkota. Uyu nguyu ni wa muvandimwe ngo baramwishe baramumanitse ni buri kantu na buri nguni. Ino filime ndayikurara ikintu ntigucika, ngende mu ngeri ikurayiza ndi ikimenye bose hirya no hino, ndi Rwanda rw'ejo, ndi ahazaza Afrika. Iyi ni nanjye kiyobyabwenge cy'abakobwa. Mwibutse nimba uri muri Nyamirambo cyangwa uri hafi ya Nyamirambo, akabari ka mbere wanywera mu bwita +1. Iyi +1 hano hahoze Cafe Junior. Utahaza ugeze hakuno Nyamirambo mu cyapa Cosmos mu cyapa nyine uhita ubaza ngo ahantu hari +1 ni hehe. Bakakuyobora ukaza +1. Nabonye barazanye n'abasekirite b'abazungu akira bounce bazanye ifite ibyanwa by'umweru n'ubwo ari umuzungu ngiye sinamukunze cyakora ndafite kibiri. Ibaze ko +1 hari umusekirite urindisha inkota, ariko biriya mwabonaga bya kera ngo abantu baga barinze ibwami ku marembo yaho bafite umusekirite w'umuzungu urindisha inkota. Reka mubwire bye bye cawcamani barinde ngende mu ngeri Rwanda rw'ejo ikurayiza. Iyi 0791688678 mvugisha kandi ntibagirwe gukanda subscribe kuri no channel yacu, naho bigiye kubera bari abantu batwisabanebwe tubereke ngo muri abanebwe